Ni nyuma y'uko abamotari bahangayikishijwe n'uko bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali, ariko abanyonzi bo bari mu byishimo kuko iby'iri tangazo bo ritabareba. Ni nyuma y'uko RURA yatangaje ko igiye gutangira kugabanya bimwe mu binyabiziga bikorera mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko bigaragara mu biteza impanuka cyane, harimo moto ndetse n'imodoka zimwe na zimwe. Rero bityo abamotari bakaba bahangayikishijwe n'uko bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali, hagasigara hakora abujuje ibikenewe. Naho abanyonzi bo ntago iby'iyi nkuru bibareba kuko bo nta kintu bigize batangazwaho. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, reba handitse ijambo subscribe ukandeho, wibuke gukanda ukazogera kugira ngo ujye ubasha kubonera ku gihe amakuru, ibiganiro ngutegurira umunsi ku munsi. Njye turi kumwe nk'ibisanzwe ni Zaki, naho iyi ni niwe Zaki. Nyuma y'uko RURA itangaje ko igiye kugabanya bimwe mu binyabiziga byagaragaye ko biteza impanuka ku kigereranyo cyo hejuru kurusha ibindi, aho hasanzwemo moto ndetse n'imodoka zimwe na zimwe, bivugwa ko hagiye kugabanywa moto mu mujyi wa Kigali kugira ngo umutekano wo mu muhanda ugende urushwaho kunozwa. Rero aho ngaho niho hari hafashwe umwanzuro y'uko hagiye kuzajya hakoreshwa zimwe mu modoka zitwara abagenzi rusange kugira ngo hagabanywe akavuyo ko mu muhanda kaba katerwa na moto nyinshi mu mujyi wa Kigali. Rero iyi nkuru kubwo yatangazwaga ntabwo abanyonzi bigize biyumva mu bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali, dore yuko batigeze batangazwa na hamwe. Gusa abamotari cyangwa se abakoresha motorcycle bakababazwa n'uko ari bo bishyura asiranse ihenze ugereranije n'ibindi binyabiziga, bityo bakibaza impamvu yatuma umunyonzi asigara akorera mu mujyi wa Kigali, naho abamotari bakagenda bagabanywa, dore yuko bavuga ko umunyonzi atajya asora, ikindi akaba adagira asiranse, atarize amategeko y'umuhanda. Bakagaruka bavuga bati umunyonzi ashobora gukorera hagati y'amafaranga 5,000 ndetse n'ibihumbi 10 ku munsi, bityo ayo mafaranga ayinjiza mbumbe nta musoro uriho. Ikindi hakabaho kwandikirwa kw'abamotari, bityo n'ibihano bigenda byinjiza amafaranga mu makosa atandukanye umumotari yisangamo, ariko umunyonzi nta kintu yishyura mu gihe yakoze nk'impanuka cyangwa se hari ibintu yangije, kuko nta siranse agira, ahubwo atakagombye kuba ari gukorera mu mujyi wa Kigali. Ibyo byagiye bishingirwaho n'abantu batandukanye bakora uyu mwuga w'umumotari, bagenda bavuga bati haba harimo kutareba kure, harimo guhohoterwa nyuma y'uko bo baba bagiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali, kandi ariho binjiriza amafaranga ugereranyije n'ahandi mu ntara, dore yuko mu mujyi wa Kigali abakora ingendo zitega moto ari benshi kurusha uko wabakura mu ntara, kuko abantu bategera kure y'umujyi wa Kigali usanga batega urugendo rujya kure, ariko mu mujyi wa Kigali usanga umuntu atega mu birometero bigufi, bityo rero bikorohereza abatega moto ndetse n'abazitwara kubona abakiriya mu buryo bwa buri mwanya, kuko abatega moto aba ari benshi. Bakavuga bati dutanga umusoro, ikindi dutanga asiranse, dutanga n'ibindi bitandukanye. Ibyo byagatumye dukora cyane nabwo tukanashyigikirwa, ariko wa muntu ukora akazi nta musoro ikindi ugasanga ibihano yakoze nta mande abitangira. Rero bityo ugasanga nubwo bavuga ko bubahiriza ya masaha yabo yagenwe ya saa 12 yo kuba bavuye mu muhanda, bitakabaye bituma baguma mu mujyi wa Kigali aribo batwara ibinyabiziga, moto zikaba zagabanywa ndetse n'imodoka zimwe na zimwe. Bityo bakavuga bati dore ko nta n'amategeko y'umuhanda baba barize ngo wenda barayazi, bakibaza impamvu nyamukuru cyangwa se icyemezo aho cyahereye, bajya kuvuga ko hagiye kugabanywa moto hagasigaramo amagare mu mujyi wa Kigali n'imodoka zimwe na zimwe, dore yuko ayo amagare atigeze avugwa mu bizagabanywa mu mujyi wa Kigali. Icyashyizweho ni amasaha yo kuzajya ava yavuye mu muhanda saa 12 zigomba kuzura umunyonzi yavuye mu muhanda.
bakatanga urugero bavuga bati reba abanyonzi bakorera mu muhanda wa Nyabugogo ujya Gisozi, ni ukuvuga ngo bagaragara cyane mu mpanuka zitandukanye, ikindi bagaragara mu ruvunge rw'imodoka batwara ubona bihuta, rero nabyo bigatera impungenge. Gusa abamotari bagumyeje bagaragaza impungenge zo kuvuga kuki batareba ku ruhande rw'abanyonzi ahubwo bakagaruka kuri moto. Ese zaba arizo zikoreshwa n'abantu benshi kurusha uko amagare nayo akoreshwa mu mujyi wa Kigali? Bakongera bakibaza bati se bya bibazo moto itera ntabwo amagare yo abitera? Ni ikihe kibazo nyamukuru cyihishe nyuma y'ibi ngibi, cyihishe inyuma yo kuba haba hagiye kugabanywa bamwe mu bamotari cyangwa se zimwe muri moto, ariko amagare akaba atavugwa? Ni ibihe amagare yujuje moto zibura ku buryo byatuma aricyo cyemezo kiba cyafatwa? Rero naganiriye n'abamotari bagenda bambwira uburyo batekereza ibintu, uburyo bagenda babona ibintu, bakibaza mu by'ukuri ikibazo gikomeye cyane nawe ushobora kwibaza, ese koko ni iyihe mpamvu nyamukuru igiye gutuma RURA igabanya moto mu mujyi wa Kigali ariko igasiga amagare? Mu by'ukuri moto ari kimwe mu binyabiziga bitanga umusaruro ku gihugu, haba mu kwishyura ibintu bitandukanye, kugura esanse ndetse no kugenda hishyura umuriro, kuko moto ikoresha uburyo butandukanye, hari izikoresha amashanyarazi, hari izikoresha zinywa esanse, kandi urumva n'ibitanga amafaranga, kandi umuntu utwara igare nta kintu anywa muri ibyo ngibyo, kandi ikindi nta musoro atanga, ikindi nta asiranse aba afite, nta mategeko y'umuhanda aba yarize. Ni iyihe ngingo nyamukuru imurengera ituma yakomeza gukorera mu mujyi wa Kigali ariko umumotari akaba yakurwa mu mujyi wa Kigali kugira ngo wa mutekano wo mu muhanda ukomeze ubungwabungwe? Byabaye birebire cyane, ni ikiganiro nagiye ngirana n'abamotari, mu by'ukuri ubona ko bagaragaza agahinda n'amarira no kugaragaza ko batewe ubwoba n'icyemezo kizafatwa, ibizagenderwaho kugira ngo umuntu abe yaguma gukorera mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'uko hagiye havugwa byinshi ko hagiye kugenda hashyirwaho bimwe mu bituma umumotari akorera mu mujyi wa Kigali ibyo azaba yujuje. Ibyo ni ibibahangayikishije, bibaza bati ese ko twize amategeko y'umuhanda, tukinjira mu muhanda, tukishyura bimwe mu bisabwa kugira ngo dutware, ni iyihe mpamvu nyamukuru yatuma dukurwa mu muhanda? Bakongera bakagaruka ku kivuga kiti ese kuki twambara za kasike z'ubwirinzi ariko wa munyonzi uzatwara igare nta gikoresho cy'ubwirinzi yambaye cyangwa se yahaye umugenzi atwaye, nta kasike ntaki, we akagirirwa ayo mahirwe yo kuba yakorera mu mujyi wa Kigali akayahabwa, ariko wa wundi ufite bike mu bisabwa harimo iyo asiranse, bimwe mu by'ubwirinzi harimo kasike, akaba yagabanywa mu mujyi, ndetse afite bimwe mu kinyabiziga kibasha kugira amaferi cyangwa se kugira uburyo bwo guhagarara mu buryo bworoshye. Bakibaza bati ese kuki igare rifite uburyo bwo guhagarara butaba bwizewe neza cyane ijana nka feri z'igare, igihe zicitse biragorana ko ryahagarara, aho rikaba ryaba ryatera impanuka ahubwo rigonze ibindi bintu runaka. Bityo bakabibaza bati ese kuki moto yo ifite uburyo burenze bumwe bwo kuba yahagarara ariko ikaba yakimwa amahirwe yo gukorera mu mujyi wa Kigali? Ni nyuma y'uko bibazaga bati ese kuko mu mpanuka zigenda zikunda kuboneka cyangwa se kugaragara, haba hari za motari cyane cyane moto yagonze indi cyangwa yagonzwe n'imodoka cyangwa se yagonze ku modoka, bityo bikaba byaba impamvu nyamukuru cyangwa se bikaba aricyo bishingiraho bivuga yuko haba hagiye kugabanywa moto mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byagiye bibura gica, ari ibitekerezo by'abamotari ndetse n'abandi babona iki cyemezo kigiye gufatwa n'abakoresha serivisi itangwa na moto, bose
bakabaza impamvu nyamukuru yatuma haba hagiye gukurwaho moto hagasigaraho amagare, bakaba basaba RURA ikaba yabasobanurira impamvu amagare yo atatangajwe ko agiye kugabanywa, akaba haratangajwe moto ndetse n'imodoka zimwe na zimwe zitavuzwe ubwoko bwazo zaba zigiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali, naho amagare ntavugwe. Nicyo bari gusaba, bakavuga bati dukeneye itangazo ryo kumenya nihe mpamvu nyamukuru yatumye amagare aba agiye gukorera mu mujyi wa Kigali akagumamo nk'ibisanzwe, naho moto zikaba zagabanywa. Ndagushimiye wowe tubanye kugeza iki kiganiro kirangiye. Reba ko wakoze subscribe, uyikandeho niba utarayikoze, gusa niba waranayikoze uri umuntu w'agaciro. Imana iguhe umugisha, ukomeze ubane nanjye muri video zikurikiye. Mba ngenda nganira n'abantu batandukanye, ngenda numva icyo batekereza kuri iyi nkuru yatangajwe yuko hagiye kugabanywa zimwe muri moto ndetse n'imodoka zitandukanye bigiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali. Nanjye nta kindi nkora, mba ngenda menya ngo byifashe bite, ni gute bari kugenda babivugaho hirya no hino, niki kiba kiri kugenda kigarukwaho muri rusange. Nanjye nicyo mba ndi kugenda nkukorera. Ndagushimiye, njye nari Zack.